hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Ngwicyo cy'abahanzi bakizamuka we. Ubundi impano n'ubuzima. Impano iragutunga pepe ikagukiza. Cyo gihe ni kimwe. Ugasanga umuhanzi we araririmba runaka injyana runaka ari kugenda aririmba ugasanga umukoje interview ari ukimumenya cyane. Komaze uti se watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba za 2004. Kati 2020. Imyaka 16 yose mu muziki. Urakaze cyane kabisa. Hanyuma niki uri umuhanzi ukora gute? Nize mbagamizi muhura nazo. Nkatwe abahanzi bakizamuka. Uracyazamuka? Nkatwe abahanzi bakizamuka. Imyaka 16. Uwo muhanzi koko ari kuzamuka ajya. Arazamuka ava hajya hehe. Biradutera iki urujijo. Cyane gumva ngo hahora azamuka. Mu Rwanda arabahanzi kumenya ngo uyu muntu aracyazamuka. Uyu nguyu byarananiranye kuzamuka. Atambika yageze ahantu runaka. Cyangwa se nimba byananze amanuke noneho. Amanuke bigira inzira. Amanukire rimwe. Amanuke yongeye hasi atangire gushya. Bushyashye azamuke noneho. Ajya kuri YouTube nimba zose sibe. Atangire bundi bushya. Bushyashye natangire. Nimba yakoraga hip hop aze akore sibe. Atangire rap. Nimba yaririmbaga R&B. None niba yaririmbaga zuka. Azamukira muri gakondo none. Gakondo izamuka noneho yimenyereze. We yimenyereze kuzamuka none. Kugira ngo haravuga ngo maze ukizamuka. Azavuga ngo ukizamuka. Bivuze ngo yatangiye kuzamuka kera. Aracyazamuka. Akabaze umuhanzi uzamuka. Umva noneho we afitemo nakabaraga. Afite courage. Kandi tumenye ngo nihe myaka umuhanzi akuriye kumara muri urwo rugendo rwo kuzamuka. Nihe myaka atagomba kurenza ari kuzamuka. Kubwira amaze tuvuze tuti mu Rwanda umuhanzi azamuka imyaka 15 bikaba byakunze cyangwa byanze. 15 yashira atarazamuka atarabaho. Akamanuka tukamona akajya asongera agatangira zero. Bakamugina bakicara. Bakamuga ati rero buri hari urugaga rw'abahanzi rukicara kamuga tuti rero wowe buriya manuka ugende ubanze wige neza wige ikibuga wige imiririmbire. Kuko bazanye n'ishuri ryigisha muzika. Genda wihugure byaranze cyane. Ikindi kandi niba ari ibintu byo gushaka impano nshyashya tuzizana ariko zisanga abandi bazamutse hejuru. Bariyo kandi zisa n'imbaraga nshyashya nazo. Dufata abahanzi bakomeye mu Rwanda twavugirwa tuvuga amazina. Barakomeye twafata tubashyira ku rundi rwego mbere na mbere. Hari abo twitangwa abarigent mu Rwanda tubashe ku rwego rwo hejuru. Tuzana abashyashya baza bajya handi no batangira bushyashya ariko handi bandi bagize hejuru bari bazamuka bajya gute? Bazamuka nabo basangayo babandi babacira inzira. Kandi umuhanzi byanze uyitinya kumanuka. No, manuka rwose. Ntacyo bidutwaye pe. Ukamanuka. Uko biraducanga ntitubona ngo nguyu ngo aracyazamuka cyangwa se ngo yaramanutse cyangwa nguyu ngo aratambika cyangwa se ngo ngo barahagaze hamwe rwose. Umuziki vambe kavuyo. Ugabanya kavuyo. Ibi rwose ugomba guhinduka. Guhinduka rwose.